Nongeye kubasuhuza cyane, murabizi ko ari hano twari twasubikiye kuri bino bibazo bari kubaza muri provisoire mu kizamini cyo gushaka uruhushya rw'agateganyo. Nubyiga gutya turi kubikurikiranya, provisoire urayitahana ukoze rimwe. Twari tugeze rero kuri iki kivuga ngo ubugari bwa rumoroki ntiburenza ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuriwe n'ibinyabiziga bikurikira: igare, A, B, velomoteri, C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, D, nta gisubizo kirimo. Urabizi ko igisubizo ni C, ni ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. 27. Iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ingahe? Hariya shoferi aba ari cyangwa se uwo bita umuyobozi mu igazeti, ntabwo umwana yemerewe kuhicara. Ni uguhera ku myaka ingahe? Batabyemerewe. Imyaka 10, 12, 7, nta gisubizo kirimo. Murabizi ko ari 12 nk'uko bivugwa mu igazeti. Icyapa, gutiye ku kibazo cya 28. Icyapa kivuga gutambuka mbere ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira: A, ubuso ni umweru; B, ikirango n'umutuku n'umukara; C, ikirango n'umweru n'umukara. Urabona ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, guhita bifatira D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. 29. Ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? A, iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari; B, iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi ko iyo nta cyapa cyo gutambuka gihari, aho ngaho nta kibazo, ni ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Bivuze ngo urafata A na B. Igikurikira: ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugenda mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. A, hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo; B, hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana; C, kugira ngo birusheho kugaragara neza; D, ibisubizo byose ni ukuri. Ni ukuvuga ngo babishyira hari ahantu kugira ngo bibashe kugaragara neza. Igisubizo ni C. Ikibazo gikurikira: iyo itara ry'umuhondo rimyasa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanije agaciro rishyirwa ahagana he? A, kuri buri nzira; B, hagati y'amasangano; C, iburyo bw'amasangano; D, murabona ko bishobora gushyirwa kuri buri nzira cyangwa hagati y'amasangano. Bivuze ngo A na B ibyo bisubizo by'ukuri tutora D. Ikindi: inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho karurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona: A, babona gusa ibumoso bwabyo iby'ibara ritukura; babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura; B, iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rihishije gusa; C, babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso. Urabona ko nta gisubizo kirimo, guhitora D. Igikurikira: ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ngo ni controle technique. Ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ikibazo nizere ko mukibuka, no muri za 10 twarakibonye. Ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange yari A. B, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C,
ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Urabona ko bino binyabiziga byose bikorerwa controle kabiri mu mwaka. Twita ufata D. 3.4 iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Shyiraho icyapa gitegeka, murabizi: ubururu A, B umweru, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi ko ari ubururu. 5. Ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe: A. Ibyapa biyobora n'ibitegeka. B. Ibyapa biburira n'ibitegeka. C. Ibyapa bibuza n'ibitegeka. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi ko ari ibyapa bibuza n'ibyapa bitegeka. Tutora C. Igikurikira 36. Ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera? Ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera? A. Feri y'urugendo. B. Feri yo gutabara. C. Feri yo guhagarara umwanya munini. D. Nta gisubizo kirimo. Aha hakoreshwa feri y'urugendo. Baraturamo A. Feri y'urugendo. 3.7. Ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Tugisubiremo: ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ibinyabiziga cyangwa se ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa mu buryo bukurikira: agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda, ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije, icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano ko nta gisubizo na kimwe cy'ukuri kirimo, icyo gihe urafata D. 28. Uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenewe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa bw'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu toni: A. 10, B. 12, C. 16, D. 24. Murabizi ko ari toni 16, ikintu gifite imitambiko 3. Ako gataburo murakibuka mu igazeti. 39. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwikorewe na rumoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira: santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Iki murabizi ko ari cyo. Ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50, nabyo nibyo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo iyo byo bari byo, A na B ni byo dufata ko ari cyo gisubizo cy'ukuri. Ubwo D vuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ukayihorera. Icyanyuma ku bw'uyu munsi: kunyura ku binyabiziga bindi uretse ibinyabiziga bibiri
bibujijwe aha hakurikira: kunyura ku binyabiziga bindi uretse iby'ibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira: icya mbere, hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Kabiri, hafi y'aho abanyamaguru banyura. Gatatu, hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Urabona ko ibisubizo byose ni ukuri, mu guhita ufata B. Ndabibutsa ko ibi bibazo nibyo bari kubaza, bafatamo ibibazo 20 n'iby'ibyapa byose tuzabigeraho, muzabibona yaba abantu bakorera kuri mashini cyangwa se bakorera ku mpapuro, kuko ku mpapuro ntabwo bajya babazamo ibintu by'ibyapa, ni ibi ngibi by'amagambo bazana. Niba wabyize amanota yawe urayafite 20/20, ukora rimwe rwose. Ku kiganiro cyo hasi muraza kubona nyine ibindi bibazo bikomeza, nubyiga perime urayitahana. Ikindi ni uko kugira ngo ujye ubona byose ushobora gukora subscribe kuri channel. Iyo ukoze subscription tubona ibyo dushyizeho byose ugenda ubibona, kandi na notification barayiguha, baguha notification yerekana ko twashyize ikiganiro gishyashya, ugahita ukijoininga nacyo ukakireba. Uramutse ufite ikibazo watwandikira muri comment, nahita mbibona nkahita ngusubiza, cyangwa se ushaka wenda ko tuvugana wasigamo nimero yawe ya telefone nkaguhamagara tukavugana. Perime ni ugukora rimwe, ubu niyo ntego. Ushobora no kujya ku rubuga rwacu African Window News, televiziyo icaho ibintu byinshi, ukareba n'ibindi biriho n'ibiganiro by'ingenzi cyane bishobora kugufasha mu bintu bigiye bitandukanye, haba iby'ubuzima ndetse n'ibindi. Dutanga amakuru yizewe, dufite abadogiteri batuganiriza, mushobora kubibona byose. Uwiteka abahire.